Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye no gutsinda. Twongeye kubasura nshuti bakunzi ba Lost Talent Rwanda, aho turi mu kiganiro Rayon Sport, aho tuvuga ku makuru abagezwe mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri uyu munsi nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Modric, aho mbagezaho amakuru atandukanye abayiriwe avugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Rayon Sport yanyagiye ikipe ya Heroes ibitego bigera kuri 4-1. Ni umukino wa gishuti ikipe ya Rayon Sport yakinagamo na Heroes. Turakomeza kugenda turebera hamwe ibyakomeje kugenda biranga uwo mukino wa gishuti wabereye mu Nzove. Ibyawo turakomeza kugenda tubirebera hamwe, ariko kandi tunareba nandi makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Musoro utsinda agatsindagira imidari, umuriyo w'ikirenga mu kurengera izamu rya Rayon n'u Rwanda. Twagarutse mu kiganiro, ariko reka mbwire wowe ushaka kuba muri fan club y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport cyane cyane, ariko abifuza gushyigikira ekipe ya Rayon Sport Women Football Club, ushaka kunyandikira kuri 0788466591. Ushaka no kujya muri fan club isanzwe gushyigikira ekipe ya Rayon Sport, wanyandikira kuri iyo nimero naguhaye. Ushaka kwamamaza kandi ibikorwa byawe nabwo ushobora kunyandikira kuri iyo nimero ya 0788466591. Reka tugaruke ku mukino rero waje guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Heroes. Ni umukino wa gishuti ubanziriza umukino ugomba kuzaba kuwa gatandatu, aho ikipe ya Rayon Sport igomba kuzaba itanu mu mitwe n'ikipe ya Police FC. Ni umukino uzabera kuri stade ya Muhanga. Mukubyatura kwanyu bidutera ishema. Ni umukino w'ishyiraniro rero, ni umukino ekipe ya Rayon Sport yari yaje yakaniye byo ku rwego rwo hejuru, kuko wabonaga yuko abakinnyi bamwe na bamwe basa nkaho bari gukomeza kugenda bashaka liste ibanza, mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yitegura gusubukura shampiyona ku itariki 20 ubwo izaba yakira ikipe ya Musanze kuri stade ya Muhanga. Byumvikane ko Rayon Sport ikomeje kugenda yitegura inarebera hamwe iby'abakinnyi ikomeza kugenda igira cyangwa se abakinnyi ifite, ariko kandi ari nako ikomeza kugenda isuzuma umukinnyi mushya twavuga ko ari we uri mu igeragezwa, uwitwa Mindeke Fukian Jean Pierre. Wakaba ari umukongomani uri mu igeragezwa muri ikipe ya Rayon Sport, ariko turakomeza kugenda tugaruka ku by'uyu mukino wakomeje kugenda uhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Heroes. Uyu mukinnyi asa nkaho yatsinzwe igeragezwa. Ni umukino rero ekipe ya Rayon Sport yatangije abakinnyi batandukanye mu kibuga, harimo umuzamu Amani niwe wabanje mu izamu ry'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kuri kabiri hari Mucyo Junior Didier, ni mu gihe kandi kuri gatatu hari Muvandimwe Jean Marie Vianney. Mu mutima wa defense harimo uwitwa Ngendahimana Eric ndetse n'uwitwa Felicien. Abo nibo bakinnyi bamanje muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport yabanje uwitwa Master kuri gatandatu, imbere ye yahitwa ku 8. Ekipe ya Rayon Sport yari iri kwakinisha umukinnyi bita Luvumbu Erzenzinga. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport yari ifite Iraguha Haji ari guca ku ruhande rumwe, mu gihe Tuyisenge Arsene yacaga ku rundi ruhande. Ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport yari iri kwatakisha umukinnyi bita Traore. N'umwera amasumbu ko ari igisebe. Yabyumvikane ko ni Traore na Fukian Jean Pierre bari gukina imbere ekipe ya Rayon Sport. N'abakinnyi yabanje mu kibuga nibo batangiye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport bagaragaza inyota yo kugira ngo bashakire ekipe ya Rayon Sport ibitego. N'ekipe ya Rayon Sport rero yaje kugira gutya rwose ibona igitego cya mbere cyaje gutsindwa n'umukinnyi uyu nguyu ni Mucyo Junior Didier kuri kufra yitewe neza na Ruvumbu Erzenzinga, maze uyu Mucyo Junior Didier aza gutsindira ekipe ya Rayon Sport igitego cya mbere. Hussein Birina Sarita bambutse Kivu, Makenzi na Fuadi bambuka. Ni ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikina, ariko n'ikipe ya Heroes igacishamo igakina wa mupira wayo abenshi bakunze kurikirana ekipe ya Heroes yaba mu cyiciro cya kabiri cyangwa se n'igihe yari mu cyiciro cya mbere. Ni ekipe ihanahana neza umupira, ariko nyine kubera ko ifite abakinnyi benshi bakiri abana, ikitwa gutera mu izamu bigakomeza kugenda biba ikibazo. Ni ekipe ya Rayon Sport rero yakomeje kugenda yataka iyi ekipe ya Heroes, ndetse biza kurangira iyitsinze igitego cya kabiri. Uragwa butugomezira urutieri ali.
ni igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi cyaje gutsindwa n'umukinnyi Mucyo Junior Didier wakomeje rwose kugenda yigaragaza muri uyu mukinnyi akaba ari umukinnyi ukina kuri kabiri ariko wakomeje kugenda yigaragaza muri uyu mukino rwose byo ku rwego rwo hejuru bigaragara ko rwose umwanya wa nimero kabiri muri ikipe ya Rayon Sport wabonye nyirawo dore ko muri iyi minsi uwo basanzwe bahatanira umwanya uwo nguwo na wundi ni Felicien muri iyi minsi ari gukinishwa mu mutima wa defense kuko uyu Felicien yari yakiniye kuri uyu munsi maze umukinnyi witwa Mitima Isaac biza gutuma abanza hanze. Tugarutse ku rutonde rwabanje mu gatoya nuko umukinnyi bita Roger niwe waje gukina ku 8 ubwo byumvikane ko umukinnyi bita Ruvumbu Nzinga yari ari gukina ku 10 umukinnyi Nanavuze Traoré ntabwo yabanje mu kibuga. Uyu Traoré ahubwo yaje gusimbura hakiri kare cyane rwose yaje gusimbura uwitwa Tuyisenge Arsene waje kuvunika hakiri kare biza gutuma uyu Abakar Traoré ahita yinjira mu kibuga maze nawe akomeza umukino. Ni ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda igerageza gukina umupira mwiza byumvikane ko nyine hari abakinnyi bari batari mu kibuga ekipe ya Rayon Sport yiteze ko ari abakinnyi bazabanzamo byumvikane ko nk'umukinnyi nka Mbirizi Eric n'umwe mu bakinnyi babanje ku gatebe ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batagaragara muri uyu mukino harimo uwitwa Willy Esombe Onana ufite ikibazo cy'imvune harimo kandi abakinnyi ba Osaruwe kugeza kuri ubu utaragaruka harimo umudefenseur Ndize Samuel utari kugaragara nawe kubera ikibazo cy'imvune y'urutugu byumvikane ko n'abakinnyi benshi ikipe ya Rayon Sport itararekipera by'umwihariko abakinnyi bari mu mvune kongeraho umwana bita Patrick ekipe ya Rayon Sport yakuye muri ikipe y'abakinaga Heroes nawe ugifite ikibazo cy'imvune. Nizeye Imana nzakarema gakumba nzakugabira ishyo abawe bakameye nzakujyanika. Ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yataka maze iza kugira gutya ibona n'igitego cya gatatu nacyo cyaje gutsindwa na Mucyo Junior Didier waje gutsinda hat-trick muri uyu mukino akaba ari umukinnyi ukina kuri kabiri ariko nyine byumvikane ko yaje gutsinda ibitego bigera kuri bitatu muri uyu mukino akaba ari umukinnyi kandi umenyero gukomeza kugenda atsinda dore ko ari umukinnyi mwibuka ko yaje gutsinda igitego ku mukino ufungura shampiyona muri ekipe ya Rayon Sport yakiraga ekipe ya Rutsiro maze uyu Mucyo Junior Didier aza gutsinda igitego cy'insinzi ikipe ya Rayon Sport ubwo yari iri kunganya n'ikipe ya Rutsiro mu minota ya nyuma maze abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biza kurangira babyinnye morera byumvikane ko rero ni umudefenseur usanzwe utsinda muri ikipe ya Rayon Sport kuko kugeza kuri ubu ngubu mu mikino ya shampiyona n'ubundi ni umudefenseur ufite ibitego bibiri. Yakomeje kugenda yigaragaza rero hamwe n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye muri ikipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bagaragaza urwego rwo hejuru harimo n'umukinnyi Ruvumbu Nzinga wakomeje kugenda rwose agaragaza ko akiri Ruvumbu nyirizina ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko bari ku rwego rwo hejuru na muvandimwe Jean Marie Vianney twavuga ko n'umwe mu bakinnyi nawe twavuga ko bari mu bihe bye cyangwa se nawe yarameze neza hari abakinnyi bakomeje kugenda bigaragaza muri ikipe ya Rayon Sport ko bazaba ari abakinnyi bameze neza muri iyi sezo. Gusa nyine hari n'abandi bakomeje kugenda bagaragaza urwego rwabo nabo ba Abubakar Traoré n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragaza ko bagifite byinshi byo kwiga muri iyi kipe ya Rayon Sport kugira ngo bazabone umwanya ubanzamo. Ni ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda ikora impinduka zitandukanye uwitwa Master asohoka mu kibuga uwitwa Mbirizi Eric yinjira mu kibuga ndetse uwitwa Traoré yaje gusohoka mu kibuga uwitwa Musa Kamara Sorina ko uwitwa uyu Fukian Jean Pierre yaje gusohoka mu kibuga Musa Kamara arinjira mu kibuga n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bakomeza kugenda bakorwa impinduka muri iyi kipe ya Rayon Sport ariko ikomeza kugenda yataka ikipe ya Heroes nayo yaje kubona igitego kimwe mbere yuko igice cya mbere kirangira. Ni ekipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yigaragaza muri rusange maze iza kubona n'igitego cya kane cyaje gutsindwa na rutahizamu kabuhariwe uyu nguyu akaba ari Musa Kamara waje kugera gutya rwose anyeganyeza inshundura nyuma yo gukomeza kugenda agora abadefenseur b'ikipe ya Heroes bakiri bato yaje kugera gutya abatsindana igitego cya kane cy'ikipe ya Rayon Sport maze ekipe ya Rayon Sport ibasha kwegukana uwo mukino ku bitego 4-1 byumvikane ko n'ibitego byatsinzwe na Mucyo Junior Didier 3 ndetse n'igitego kimwe cyaje gutsindwa na Musa Kamara. Rutahizamu Fukian asa nkaho rwose amahirwe yari yarahawe yarangiye.
ni rutahizamu wageragejwe guhabwa iminota igaragara kugira ngo byibuze arebe ko yakwemeza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umutoza Haringingo Francis Christian muri rusange, ariko ni rutahizamu waje gukina iyo minota yose ariko biza kurangira nta kintu kigaragara ko hari icyo ashoboye imbere y'izamu. Abenshi bati rwose amahirwe yari yahawe cyangwa se igihe yahawe mu ikipe ya Rayon Sport asa nkaho agikoresheje nabi, dore ko uyu mukinnyi ari umwe mu bakinnyi abafana bakomeje kugenda bavuga ko rwose atari rutahizamu ukwiye ikipe nka Rayon Sport. Ni byakomeje kugenda bivugwa n'abafana nyuma yuko uyu rutahizamu aburiye igitego mu ikipe ya Heroes, nyuma yuko uyu rutahizamu nta kintu kidasanzwe yerekanye kuri uyu mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Heroes. Abenshi bahise bemeza ko uyu Fokian ashatse rwose yakwigendera, ndetse abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati dukeneye rutahizamu aho azava hose ntituhazi, atari ko icy'ingenzi nuko ikipe ya Rayon Sport izatuzanira rutahizamu uri ku rwego rwo hejuru, ati kuko ugiye kureba mediane turayifite, ariko ku gice cy'abasatira cyangwa se ku gice cy'abataha izamu ikipe ya Rayon Sport kirasa nkaho kirangaye. Ni ikipe ya Rayon Sport iri buze kugaruka mu kibuga kuri uyu wa gatandatu ihangana n'ikipe ya Police FC. N'umutoza Haringingo Francis Christian uraza kubahanganye n'umutoza Mashami Vincent n'abasore bagiye batandukanye nka Bamugiraneza Jean Baptiste, bigaragara ko basa nkaho bari kwigira icyerekeye n'ubutoza muri iyi kipe ya Police FC. Byumvikane ko rero ikipe ya Police iri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se ni ikipe ya Police ifite abakinnyi beza, izaba ifitemo abakinnyi bake bashya nka Muhajira Kizimana, ndetse byumvikane ko izaba ikina n'ikipe ya Rayon Sport nayo izaba ifitemo Macyashya. Ye bafana bakunzi mwibuka ya mateka. N'amakipe yombi akunda gukina imikino ya gishuti, nubwo ekipe ya Police ari ikipe itajya ikunda gushobora ekipe ya Rayon Sport. Gusa nyine ni ekipe ya Rayon Sport byumvikane ko ikeneye amanota cyangwa se ikeneye kugira ngo itsinde uyu mukino ugikomeze kugenda ikumvika abakunzi bayo yuko byibuze ishobora kuzabagarura icyizere muri phase retour. Na ekipe ya Rayon Sport yari yasabye kuba yakongeramo abakinnyi bagera kuri 5, ariko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ibabwira yuko bemerewe kongeramo abakinnyi bagera kuri 2 gusa, yuko nta yindi myanya bafite cyangwa se yuko indi myanya muri Ferwafa itemewe kuba yakongerwamo abakinnyi, dore ko ekipe ya Rayon Sport yifuza kugira abakinnyi 33 mu gihe cyangwa ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryakomeje kugenda ribatangariza yuko batagomba kurenga abakinnyi 30. N'ekipe ya Rayon Sport rero ibona yuko ifite abakinnyi bamwe na bamwe badahagije, yewe n'ekipe ya Rayon Sport kugeza kuri ubu ngubu yari ifite abakinnyi 28, ariko ekipe ya Rayon Sport ikaba igiye kugira gutya, ikaba yagira gutya rwose, ikaba yasimbuzamo umukinnyi wari uri mu ikipe ya Rayon Sport cyangwa se berekanye, ariko biza kurangira bamukuye ku rutonde. Uwo nta wundi ni Hirwa Jean de Dieu. Bakina ubuhanga begukana ibikombe. Mbesura umujema na Kasimu na Tanazi Yeka ijuka hajura. Kugeza kuri ubu ngubu rero ikipe ya Rayon Sport ikaba iri mu biganiro n'abarutahizamu bagiye batandukanye, nk'uwo twakomeje kugenda tugaruka witwa Jean-Marc Mukusu. Uyu nguyu ariko bikaba biri kuvuga ko n'ikipe ya Singida Big Star iyi nguyu yakomeje kugenda yifuza uyu rutahizamu. Byumvikane ko n'ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ihiga rutahizamu ngo ahazava hose ikizima nuko izabona rutahizamu uri ku rwego rwo hejuru, nk'uko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bitabiriye uyu mukino wa Heroes bakomeje kugenda babitangaza bati nta rutahizamu n'ubundi waje muri teste, ati ikigaragara cyo rwose rutahizamu waje muri teste n'ubundi aba ari rutahizamu ushidikanywaho. Ati rero nta kipe ya Rayon Sport ikeneye rutahizamu uje muri teste, ati dukeneye rutahizamu uvuye ahantu hazwi, rutahizamu uri gukina ahantu hazwi, rutahizamu uza kunyeganyeza inshundura mu ikipe ya Rayon Sport. Ni ekipe ya Rayon Sport abakinnyi batandukanye bataragaruka mu kibuga, nk'uko twakomeje kugenda tubigaruka, nk'uwitwa Willy Esombe Onana ugifite ikibazo cy'imvune, gusa ntabwo yigeze ajya mu biruhuko, aracyari mu Rwanda, aho uyu mukinnyi yitezwe ko nawe mu cyumweru gitaha agomba gutangira imyitozo yoroheje muri iyi kipe ya Rayon Sport, kugira ngo nawe akomeze kugenda arebera hamwe uburyo ekipe ya Rayon Sport izakomeza kugenda imukoresha muri iyi sezo igiye kuza. Nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe
ni ekipe ya Rayon Sport kandi twavuga ko yagaruye umuzamu wayo Hakizimana Adolphe wari ufite ikibazo cy'imvune w'ikipe ya Rayon Sport yakinaga ku mukino wa nyuma wa shampiyona na Gasogi. Uyu akaba ari umukinnyi waje kugaragaza ko agize ikibazo cy'imvune ubwo yagonganaga n'umukinnyi wa Gasogi akaza guta ubwenge, gusa kuri ubu ni umwe mu bakinnyi bameze neza uri muri ekipe ya Rayon Sport. Reka tubashimire rero amakuru ya Rayon Sport kuri Lost Talent Rwanda nakagaruka. Ciao ciao na Modric. Ubutitsa nitwaje agakwaya kandi nizeye Imana nzakarema gakumba.